Chapi use. Yamwe shire ndikora cyane buke. Tuyumva. Dusanga neza gutya pe. Oria. Urabona iki yaraheze nabi ameze nabi sinzi ikibazo. Ninde wanyereje? Uriya yamwereje kandi musanze hano. Mana haje no. Sibyo ni bikirone. None se Uwari kwigirishwa yanywereje. Byageze. Yesu we, mpamagare muganga. Muhamagare muganga ye. Muganga se ndamama. None se na Fasha. Mana. Si ibintu n'ibiki. Muhamagare ambulance. Yesu warapfuye. None se umwana na nyina babaye. Nibibona ibindi bice byatemera n'urugo. Muganga naje turavugana. Kutaje kurya. Mama we namwe ariko nari ntabwo yaje kurya. Mama wari? Mama wanjye ninde? Aracyaryamye genda umubyutse. Mama wanjye ninde? Sikwigira mutamuzi. Kwigira mutamuzi. Hano nakira. Mama wawe yari mu buryo ahantu aryamye. Mama wanjye se ninde? Nabuze mama wawe. Mama wanjye? We namushonje. Turutse natwo nudo. Genda umubyutse azajye iwana. Sunde kutajyane mu ruhuke. Masiki. Genda ubwira azajye nawe Ryama. Ryama he. Ku buriri bwawe. Uburiri se biri. Ese byagenze kudasanzwe buke. Babaga bigize ina utavuga n'undi ko no wabaye mwana muzima. Iki? Gamaze muryi. Mama wanjye ari he mama wanjye? Araryamye genda umubyutse. Ndazi mama wagira. Mama wanjye. Bite se Mugisha? Inde? Mugisha ninde? Bite se Oria? Wahe. Bite se Teta? Saba abantu nabahuri. Awasinzi wo. N'izina ryawe narijuzi? Ntabwo nzi. Ntabwo mbazi. Ubwo wahembwe wiriye mu kabari. Gira mama wazarye hariya mu nzu arara. Nahembwe? Ntusi wasinzi ibiki? Iki? Gira mama wazarye. Njye nariye kare. Wowe urinde? Ku buryo utananzi nanjye? Wowe? Utazi umukozi wanyu? Umukozi? Umukozi wahe? Iwacu se hano ni iwacu? Ubanza uko biri kose banza ibyawe byakomeye. Banza ibyawe byakomeye cyangwa cyagiye urarwaye bigendanira. Ibiki? Ntusi wabaye? Bigendanira kose ni ibiki? Njye uranzi banyita pa nkora hano. Wowe witwa inde? Njye banyita pa nkora hano. Pa? Mabuja nabakuze ngo mujye kurya uriya nende kumubwira mubanaga ari kuza kujya ashaka kujya kurya bya. Nawe yibagiye amazina yawe. Yane se nindari. Ni wowe? Mabuja reka bajyane ibyo muri salon de manger muze mujye. Uriya ni umuzanira ngo yasinde. Ngakira nyana yamenye umugozi. Yane se ninde? Kano, niko Oriane. Umuzani Mabuja ntabwo yigeze ati. Oriane. Ari. Oriane se ninde? Oriane. Oh. Ripa. Oriane. Oriane ntabwo nzi. Uriya mama wawe ni we. Mama? Mbese njyewe mama wanjye ari he? Oriane? Ntabwo uzi mama wawe? Mama wanjye? Mama wanjye ari he? Oriane ntawe uzi. Mama wanjye ari he?
Papa uramuzi? Bwana. Wowe se urinde ubu? Witwa nde? Ntabwo nzi. Ntabwo nzi. Kuri kurira sobaye. We, kuri kurira. Uzima n'ibintu nikoreyeho. We. Nuko muze gufite udusatsi twiza. Pole. Pole. Mwana wambabariye nuko. Pole. Kuri kurira se nuko muze gufite udusatsi twiza. Uzima rwose gukora igihe ugeze. Ntabwo nongera. Basi pole Mane, ku buryo ari kumanisha igihano cyo ku mwana wanjye amera gutya koko. Pole. Uriyandini. Oriane sari. Kano. Mana kuko wambabariye basi umwana wanjye. Hari. Hari. Mane. Wabikiguryi, wabikiguryi. Kazi by'abayobozi urugo no Niko asoza. Amakuru. Meze neza. Meze neza. Mwana njyara cyoko. Surinde. Mbaye agapira keza. Aka ni agapira. Urakoze. Abaye mutagaca. Uri. Banyine. Nongire. Nongire. Ukunda iki? Ukunda iki? Ukunda iki? Ukunda iki? Ukunda iki? Ariko ubundi hari ikintu ushaka kumubaza. Pa. Kama gake. Ngaguhe. Akira. Kaje. Akano gatwara. Kano. Ko umunsi ibintu byabaga. Pa! Pa! Niko witwa? Pa! Pa. Pa! Pa. Indara. Pa. Shari. Hariya. Uzo kwicara mu mwanya wanjye. Santa kwicara mu mwanya wawe. Çabuk mahalleye mi gideceğim? İçeri hano. Simwebwe. Mbega akazi. Bosco warakaye. Korakaye. Ejo ubwo twazaga. Ejo. Maje gutera kutiga ko Oriane afite ikibazo. Yego. Ukuri mbaneza? Yego. Barambwiye ngo niko waje usanga ameze. Cyagiye ejo musanga yarwa yari hano. Yego. Hera. Sinzi. Mbero ndabwira. Nende gutonde kututuntu. Kiriya gihe nyine mabo cyaye kumwe n'inshuti ye. Arambwira rero nje kureba inshuti yanjye wa mucuruzi ucuruza hano ruguru bitiho. Ngende mubwira azansure nyine ku bwanze yadusanze ari nyine amumerera nabi arangana ingero mu kazi aramukubita amwirukana
ntarabwira njye kumureba rero nkaza nsure ngo nta kibazo nawe yerekeje inshuti ubwo rero naraje karekere hano bigakora karekereho karekereho ubwo icyo gihe naraje ngeze hano nsanga Oriane yicaye hano hasi arimo ayifata nabi mu nda ari kumujya ibiki n'ibiki ariko nekereza ko ari janjye ari kwigira ji yanjye yanyweye ese iyo ji waramuga ariko numvisha ko ibiruko byaje noneho icyo gihe mu nda ari kumurya cyane kwifata ukuntu nayo kumwe n'uwo mugenzi wanjye uje kunsura aramufata tubona birakomeje nibwo nahise nza kubareba hanze rero nsanga we na mabuja muraje nsubire mu kazi nsubire mu kazi mabuja ni mabuja yemaye yambwiye ngo icyo utangiza itsure genda cyane mabuja genda mpagara nikomeje hano kamuza amasegonda ngaricara Oriane yaba ari uburozi namwica ntabwo yakira yakumburanye ameze ntabwo yakora ntabwo ibyo gutinda ndamuzanye yari ari mu gikoni imwe hasi inyama ni mabuja ziteka baze gushaka separata ase imyaka yose tumaranye ntabwo nawe no kugushidikanya nizere ko urundi ari ntari gukeka sishe nkabaye shaka tugana ikibazo kiri hagati yanjye bose njye nasubira mu kazi se njye nasubira mu hari kazi ikibazo gihari jya guhaha n'ubundi nagushaka bamutume guhaha amafaranga se genda mubigenze kwakuza umamagare hejuru sana kira ubushize uko bazaga kutureba cyagihe umuntu umwana arwara hari ji yaba yaramuriye kandi uko yamukoze bisobanuriye yari yateguwe aseka no ku meza agiye kureba ngo mfite neza nizere ko ntari gushaka umvura nizere ko atari gushaka gutekereza ko abaye ibyo ndi kwiyumvisha ndaje n'imbabazi utambwira ugiye ko amatwi ese koko byaba ari byo ndi gutekereza cyane ntabwo ari byo njye nkeneye ko mpereza basi ukuri kukuvuyemo uri kumva ese nko tesetse Ndio Mungu alichi. tubiganiraho tugiye kujya kumera kwa muganga Ndio Mungu alichi. kandi ntabwo mukubise wowe ukubise umeze neza ahubwo ikibazo nyine nakabazo kari kamubayeho ariko ntabwo ari ikibazo sibyo umeze neza ahubwo se umeze neza humura aza kumera neza ameze neza nta kibazo araje neza I love you my daughter. Yeah. Basi naongere kumwita. Ndakubwira. Ndakubwira. Kutambwira bimeze bite? Ndabongera kumwita. Ase gira hano.
Ndagura kunkubita. Hello, come Kazi. Ndio. Usishire kuharakaye. Jenye ndi kumenya imbwira ndi kubwira ibyo ngiye kubaza ngo narakaye mfite ikimba iki ndaka. Kumva. Nyene kumenya ngo cyatumye ndaka nicyo ukoko cyangwa nagaricyo. Ushobora kuba ukiri gutekereza utari nabyo. Ngaho mbwira ibyiraje. Nyine Jimmy ndio waiza. Ariko ye Nani nyugusa. Sinema ndi kumva mbwira byose umva uhere hasi kumeze. Mbwira ngo bimeze gutya bimeze bityo. Warayiguze. Warayizamikira hamwe. Umwana ngo rero arangije ararwaye byiza hari. Wariguriye. Atagereze. Basi se mukujya kuyigura tuvuge ko izo ji zari zabaye expire akaba cyo cyatumye mujya mu ndara. Muzundi ndakubwiye ko byatewe na ji wowe. Njye ndi gutekereza. Ariko ko ndi kubona agisha ko hari ikindi kintu kiri inyuma y'iyo ji. Shaka kumubwira kandi ndakutimbura pako bimbwiye. Ukumva? Ushaka kumubwira? Byagenze bite? Ushaka kumubwira? Tebuka banguka unyirire kuri botike uzana akantu turi bukiremo. Nanjye ugiye kubitunganya ngiye guhamagara papa mubwire neza ibintu uko bimeze. Banguka ahubwo. Ngareka mubwire. Urakumbona. Kare hose. Nyine kivuga ariko ibyo ndi kubaza. Nyine ukuntu byagenze. Noneho maze kubwira panga mba noneho nanjye ngiye kuri botike ndavuga kari karimo ndavuga ati wakabonye bitamo akangaka bitamo agasa gafite ibara kugira ngo hatabe kugira igihe cyarabukuza ubwenge ari ngize kugurira hogerere kare ntabwo ibyo siguruma nahagera ndahazi ibintu byagaragaje ibintu ntacyo kizira rwose hazwe kigire mu gikorwa fasha nsa n'undi munsi n'ikindi gihe umva twabaye nicyo cyashira agasuzuguro utaniye ntabwo nkubita Ako utavuga? Taniye nanjye nyine Taniya niwe wazanye ji. Taniya yazanye ji? Taniya si mushite wawe? Ibyo byaje byari bije gute? Ubundi reka mbikubwire neza n'ukuntu byagenze n'ubu byose ni na kimwe. Icyo ushaka kandi kumenya. Ubundi ukuntu byagenze Taniya yazanye ji. Noneho nari naguze ikinini kwa muganga. Hari umuntu twashakaga kugira. Ikinini? Noneho hari akantu gusobanukirwa neza. Mwakoze ikinini kwa muganga hari umuntu mushaka kugihereza. Yari cyatumye? Nyine hari ikintu bivuga neza wisanze ntacyo gutwara. Nabo nkubita kugira ngo yibagirwe uko Taniya yari yambwiye. Noneho turakigura kwa muganga. Taniya niwe wazanye ji twicaye hano dushyiramo kiriya kinini twari bugihe uretse kugira ngo yibagirwe iki. Ese ubundi umuntu mama agiye kujyana n'indi hariya Shese uri umurozi? Usigaye uri umurozi?
hakaba ntabwo ari ibyo no gutekereza ntabwo ari byo bambwira ntacyo ngo mwabuze ikinini Ego. Noneho nyine ji Oriane yayinyweye atarayanywa. Ego. Nyine haba Oriane aba ari we wibagirwa. Njyewe ntiwabuze ngo ntabwo nkubita. Ntabwo ari njyewe nitaniye. saba ko ntabwo telefone no kwihekura aho telefone no kwihekura vuba hamagatane kako kanya Ntabwo ari njyewe nitaniye. aho telefone no kwihekura vuba hamagatane kako kanya muhamagare azandaho ibyo uvuze ntabwo kubyumva telefone muhamagare murambona kumbe wirirwa mu dukungu tw'abakobwa ngo ni inshuti ari murirwamo mushaka gukira abana bandi urambona umuhamagara sana nzongera kukubonana nawe uzambona kwanza umuhamagara sana ntacyo mvuga mwese mutarahagera mbere ko tumwifata muri babiri nta n'umwe ugira undi nama ati ibyo bintu tugiye gukora ni bibi ukumva ko mugomba gufata icyemezo cyo kuba mu gikorwa umuntu mwaramuremye ese nta n'umuntu mwigiramo Reka guhamagara. Alo? Tani? Ngwino. Hano. umugore ushaje nabi Mu rugo. Banguka. Ntabwo ndwaye. Ngwino. Sawa. Garaje. umuntu w'umubyeyi nkawe Njya kumureba. ujyahe Gukingura. Agiye kuza do. mwihorere bamubwiye yaraje ureke umuntu w'umubyeyi nkawe Ngarahageze. itonde ariko genda umukingure ihute sinjye kumukingura wowe Namuzanye. Tani ni karibu. Yego ni kwisi. Ngereza. cyane inzite ubageza Yego. ese ushiduka n'umugore wanjye bushingiye ku ki Bishingiye ku inshuti. uri inshuti Yego. inshuti zidashobora kugirana inama inshuti z'abarozi umwe wari ugiye kwihekura Sinengeye. ndakeka ibyo ndi kuvuga uri kubyumva kumva uri kubyumva umugore wanjye yambaye ko hari ejo wamuzaniye mfite konti hasi biraje umwana wanjye bigendeyemo sobanurira Imbere. Ni ji. reka yabibwiye byose ahubwo ngendeye kumenya ese ni wowe waba wari mu icyo gitekerezo ibona ibyo byaje ati kugira ngo mujye kwifata mufate icyemezo cyo kuvuga ngo mujye kwica umuntu ubu ni ubucuti bwanyu ngombwira muri ibyo bitekerezo muri kugira byabute
umuntu maze akansubiza kandi cyo tujye dukora uri kubyumva mbwira neza kuyaneza umwigishe nazanye ndababajije kuba warayizanye ndabyumva wayitereka hano uranayiroga umva ko byose mbizi umwana wanjye ngenderamo aho kujya mu gihugu icyo gitekerezo cyo kuva mu gihe kuza bije iwanjye ibyaje ibyo bintu ntabwo ndi kukumva mbwira nuko nyine Amerika yanyene siba nuko yanyene reka bundi nubwo uri kuzindi mahanga ukamukuringira neza ubundi ndabizi yambere ko wayiruze kumva oya ntabwo ari njyewe guteka ntabwo ari njyewe wambeshya oya arambeshyera ambeshya si wowe oya ntabwo ari njyewe arambeshyera nde batajya kwitana abana noneho niwe nawe nakutimbura kumva byageze bite nyine reka mubwire ukuntu byagenze egera hano nyine reka mbikubwire ubundi cyabivuze ko ari cyo nyine reka mbikubwire ukuntu byagenze noneho umaze kubwira kwanga kumva noneho nanjye ngiye kuri dogiteri ndavuga kari karimo ndavuga ati wakangora mpitamo akangaka mpitamo agasa gafite ibara kugira ngo hatabe kugira ugira muzi ubwenge ari ngize kugurira fongerere kare ntabwo ari gushyingurwa nahagera bahazi n'ibintu byagaragaje ibyo ntacyo bari kugira rwose have kigere mu gikorwa fasha n'undi munsi n'ikindi gihe umva nicyo cyashira agasura nyine yaramumagaye ngo nizane ji nyine yari afite nyine hari ibintu yashyizemo mugamije iki uri kujya ku ruhande ibyo ndetse ibyo nshaka kumva jyewe byagenze bite kugira ngo ujye gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo mugiye kuregesha byagenze bite nyine do hariya ruguru ngiye kumva uvuze ntabwo nongera nkabwira hariya ruguru nyine hariya ruguru hari wa mukobwa nyine ucuruza ese ko numva ndagukunda kumva nyine uwo mukobwa ucuruza nyine nguhamagare polisi kujya niba ufite icyemezo cyo kujya kwica umuntu nimutambwira uko byagenze ntabwo nyine kuri umugore wanjye mwese barabafunga ngende ujyayo kureba mbwira uko byagenze nyine hariya ruguru hari umukobwa ucuruza reka nawe yamubwiye reka byose bimbwiye nyine yashakaga nyine ko nyine ari we anywa nyine iyo ji ubundi akibagirwa kubera iki nyine simbizi ntabwo bizi ni gusoma gatatu ntabwo bizi nyine ubwo mukozi ntabwo bizi nyine uwo mukozi sinzi ikintu nyine yamuhemukiye
Iyi bayita telefone. Barahamagara iyi uzajya amagana alo tugere nkwerekana hano k'igihugu cyawe uriya tugende nkwerekana utundi cyane kandi umujyanye babuze najya ava mu rugo barabuze najya ava mu rugo kandi ni wumva uzavuga ni ndabafungurire reka mbivuge byose ukuntu byagenze uwo mucuruzi nyine twasanze nyine yaje hano mu rugo noneho yari yaje yagujije umukozi akazi arimo aramubuza imirimo nyine bari kurumbana nyine yaje nuhande ntabwo tubizi twasanze yaje yamubujije akazi aradusuzugura aradutuka namaje kudutuka Amerika nyine turavuga ati se kubera iki uyu mukozi yaza mu rugo uyu mucuruzi yaza mu rugo akabuza akazi umukozi akanadusuzugura kubera iki nyine noneho turavuga ati reka dushake ukuntu cyangwa se dushake nyine umuti watuma nyine yibagirwa nyine akibagirwa akanibagirwa n'umukozi akareka kuzajya aza hano kumubuza akazi ko nyine yari yadusuzugura yanadututse cyane akunda umukozi se umucuruzi nyine uwo mucuruzi nase ibyo bitwaye iki ko umukozi wanjye nyine yaraje amubuza akazi dusanga nyine aranadusuzugura aradutuka ngo turi inshinzi ngo mpita mufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nyine turavuga ati reka dushake nyine ukuntu nyine twabigenza kugira ngo nyine yibagirwe ahita nibagirwa n'umukozi ahita nibagirwa n'agasuzuguro ko warabinjiye ariko se kabaza nk'umubyeyi ese ko muri ugiye gucicura umwana ababyeyi babiri ni gute wifata ubwo ni inshuti y'umubyeyi uyu n'umugore wanjye inshuti y'umugore wanjye sibyo yego ni gute mwifata muri babiri mugatekereza ngo umukozi bamutesheje imirimo nk'aho bagahanya umukozi ngo bagusuzuguye mwana bimbwiye cyangwa umuntu yamuhereze warning hano mu nzu yanjye nyine ntabwo ufite uruhare ko wari kumubwira ngo sinzongera kubona mu nzu yanjye ni igitangaza gikomeye ku buryo mwimfata mukavuga ngo mugiye gufata decision kuko mugiye kuva umuntu nyine ntabwo twashaka kumuroga twashaka ko nyine yibagirwa akibagirwa pa nyine sazagaruke kuza kumubuza akazi nta kindi kintu cyishimiye ntagasubira ndakwiyamye basi papa reka mbabwire njye nkeneye kubona umwana wanjye ari muzima sinzi uko mubigenza sinzi icyo mwitabaza ariko icyo nshaka no kubona umwana wanjye ari muzima ureka ngucika katakwiye mubari korera akazi ase pa we wagiye ukamuganiriza kubona mwumvikana kunda si twiza yezo mwigisha nini twiza dore mwereke n'uyu dore mubwire ko kana gahumura mvuga akara gino mwereke n'utundi sikeza numweke dore ba atari gato ureke nakakujonte ihangane ntacyo ihangane pore tugere mwereke wamusubije reba hano abantu bacu reba hano kandi niba utusha gato yiteye ko umugore wanjye afite isezerano abajyana mu nzego z'ubuyobozi icyo nkeneye ni uko ndi mubabone umwana wanjye ameze muzima uko yarameze mwamutesheje akazi muri iyo minsi ntabwo ari gukora mukubyumva neza nk'umubyeyi gito mubwire ntubite bagushuka nyine mubwire ubundi twe twararoze sibyo njye ndabyemera twarabikoze ariko seri wamubariye icyo nkubwira cyumvishe nkeneye kubona umwana wanjye ari muzima
arabamuseka ushaka kutita ku gaciro waramubyaye cyangwa neza se ubizi waramubyaye ntabwo wamukorera ibintu nyine sheri ese ntabwo ngarukira nkawe kuri inshuti ye niko tubamwemerera ko ajya gukora ibyo bintu nyine kubera ako gakobwa nyine kari kadusuzuguye kadututse nyine ntabwo kizi katwubaha nyine nk'abantu bakuru kandi saba imbabazi imbabazi twerekana ukuri tubabarira nyine numva wumubwira kumbe ndari mpangayitse ndifuza ngo nanjye byagenze bite mubyihishe inyuma Ikigo cy'Imana aho turumbuka ntabwo twigemo utujemo gake gake uriya rero ukuntu tuba tumeze Kano si keza se? twiza si twiza tuba dukunze uraza ku gahande ndi umuntu uragaza n'agahande niba ukunda kano karaba kano ni red red repeat red manza kugane n'abo bantu nta kibazo ndamujyana Noteke ve red mu kazi yanyu meza nzara ahantu byagenze ko mbonye nose ko batubonye uriya mwana uriya yaje kugira ikibazo rese sheri dore ni ukuri ntabwo nzongera imbabazi ndi bubahereze mugende mumvurize umwana wanjye bazemere neza nta kindi kindi pe ndabareka ntabwo ndi bateze rubanda nibaza nibamenya ko abantu bibeshye muri uyu mudugudu muri ino karitsiye bazi nk'abantu bose iri mu mwibashye uvuge ngo nimufatiye byo kuroga bazi muri musaba ko wasanga nawe mumeretse ko paya bari mu mwamwishe uyu ntabwo sha reka mbabwire aha mugende mumvurize umwana sheri basi reka musaba akara ndagusaba basi pfukama upfukame sheri ndakwinginze basi ntiwongere kunkubita nigeze gukoraho sheri ntabwo nkubise dore n'ubu ngubu urashaka kunkubita wankubise ese ni umugore wawe na hano basi ntiwongere nicyo nashaka kwiyumvira rero ese we sheri ndareka kurakara sokubwira gusa sheri wamubari guhamana nawe sheri uriya muntu uzajya kumusanga hano ntabwo arimo uzambona nyine ntabwo nzongera basi mba nkusaba akara musaba iki umubyeyi twishaka kwihikura nicare bafasha we mabuja yagiye uriya mugenzi aramufasha rika bakamwigisha mbese yafashwa ate kuba numvise basaba gahushya ku kazi simenye uko bimeze bya bibazo ntabwo birasobanuka mu rugo ni ibibazo tubu nta muntu ukicyumvikana n'undi buri wese yikorera ibye uriyane najya kumuvugisha oya hariya mu rugo byakomeye mwigwe muhagera pe boss nyine bosi wawe na mabuja bariyo barara ariko nyine bari gutongana cyane pe nta muntu uvuga rumwe n'undi buri wese yimenyera ibye ni ibibazo gusa hariya mu rugo none niba bari gutongana sinumva banarwaye ubu nanjye rero nabahaye ibiryo banze kurya biri hariya nawabuze ubijya akora ndanabyira nijoro nene ari mu kazi abakozi bo mu rugo none urabona abantu barwaye abakozi ntibahaha ngo nimbarira abakozi ntibahanga umva rero twari tuje kureba ikibazo ngiye yagize kubasiza ko ibyo biryo se oya ari reka sha nyine hariya ni ibibazo gusa ntabwo ari kumvikana ndi mu masukune bwanyiriyeho baye akazi keza muzi bwije reka umva nkubwire uteze amatwi nimba ukeneye imbabazi pe mvuriza umwana uri kumva neza mvuze ngo iki umwana mvuriza umwana ubanza wowe atakiri n'uwawe pe mvuriza umwana imbabazi nzaziguhereza rwose nibyo mvuga umuyaga niwo bahushye imyanda yose ukayirunda hano akazi kano nako ari kenshi mbega umunaniro mbe nicare mbega akazi we umunaniro akazi kenshi kwiga umuntu aragwara n'iyi myanda umuyaga nawo uhora uhubagura ibi byatsi si ibintu umuntu azabivamo koko
ariko reka ntere kumuhamagara n'ubundi abakozi bo mu rugo ni ahantu bajya ko mujyaniye telefone nziza nubwo ari okaziyo yarampembye icyo nzi cyo araza kuyikunda nari naramwemereye Imana ariko nyine nimujyanire nubwo nasize bitoroshye ariko nakunda ubundi se najya sibye gukora aka kazi karirwo nisabiye kabwo buzima nisanzemo nakundi nyine ugakora mureva mpamvu tudasanga nta kintu nakoze ngo nta kintu nakoze dore ko baba banyibumva bagira ngo bo nta maboko bagira ntabwo bamenya ko n'umuntu ari ikiremwa muntu nk'abako ujya wamuvunisha bagira ngo we ntabwo yavutse nk'abandi bari bwaza kugakunda pe ko mabuja biba azafuha none ndipe ndamukunda koko siko namusariye we ariko ntaribi n'ibogari ntacyo bitwaye ndinaniriwe mwana we akazi koko herezo ryakora izabiriye koko ngibyo biba byashyizwe hano nandi barabana nabo bigira inkubaganye kandi ari bakuru ngo gufata ibintu bakajya kubijugunya ari amanara birakomeye no kudushaka sugura inzira habona ari mabuta bite amakuru mucuruzi umeze ute pa sherekana kwanduza ndi mu kazi nta kibazo nengeze ni mabuja utashi nawe yagiye gusura siko nabonye utinze kuza gufungura nkagira ngo mabuja uri yagiye gusura Oriane kwa muganga wamwe yakomeje kurwara yakomeje kurwara byaragoranye nyine ese ubundi biriya bintu ibiki byamufashe we sinzi icyabiteye gusa ntabwo arasanzwe abirwara nyine tu ntabwo arasanzwe abirwara sinzi icyabiteye ndumva ari ibibazo byabaye ibibazo bagusize ngo ukubure injira tuganire muza murakoze nari ndi mu kazi wari umeze ute se shameze neza cyagiye udusura rero wagira ibintu byagora umwana yarwaye ameze nabi cyane ukuntu nari ngukumbuye yego asuye fone yanjye byagenze ndimo umwenda siko cyagiye yinyemereye umva ko wagira ngo wari wanabifoye noneho rero nyine cyagiye byabaye ikibazo ku bundi uriya mugore byagenze bite simbizi iby'uriya muti natanze ahari menya bitazangwa amahoro ntangiye kugira ubwoba pe si uriya mugore basi yaba yarambeshyaga afite gahunda yo guhemukira umwana we ariko se nabwo umuntu yakwihekura gute ari umubyeyi ariko se nabwo uriya mucuruzi bamuzizaga iki ariko uriya mugore ashobora kuba akunda uriya mukozi uko byasa kose kuko njye ndumva nta kindi kintu cyari kubitera ariko se katananuka kumvugisha sinajyayo singe nyine ubwo bagiye kwa muganga ntabwo bari batatu mbese kuva cyagiye umwana aracyari kwa muganga bahise bamujyana kwa muganga nyine byabaye bibagiwe buri kimwe yibuka papa we yibuka mama we yibuka ko undi mukozi wabo ari kwa muganga baramugwaje mbese biriya birasanzwe abirwara ntabwo asanzwe abirwara byarizanye imana kuko cyagiye mubonye ko namubonye mbese ko wajya musigaye bavuga wenyine siko wajya abandi bantu babana bagiye kumusura abana na mama wabo ndumva ndushye ibitotsi mfite ngiye gushaka akanya ndyama aho ubundi Oriane ndarwarire azajya gukira n'abashizemo umwuka nubwo karuguru bagiye kumusura ntabwo bari batoraguye imbere hano tutari gukora amasuku nyine tu none se kutakimamagara siko utakimamagara ni ukuri tega amayinite yarabuze agafone karapfuye ahubwo se fone wanyemerewe byagenze banayizanye wagira ngo waribagiwe wayibonye ngo irimo imikino iyo ni yanjye zana ntuzaze yanjye nyirekera hino muri fone ubusa no kuyifungura ingate ntabwo gute se wacu bari bayifite n'abikoreshaga
ni keza nyine fata kuko ufite ubwoba reka nyirike mabuja atayitsanga nakibumbira ngo nyimuye nawe nakona agira igwe nyine ifata nanjye kanyirike nose si yanjye uzamenya kubikoresha nzanyitwaramo kuko ndabona utishimye nk'umuntu utarushaka hano yanze gupfira nzanyitwaramo hano nose yaba yanjye yego urakoze cyane umva none se ntabwo wari umukuye cyane n'umukumbuye nyine kubera ko cyagiye byabaye ibibazo bakajya bidushyiraho ngo njye nawe ngo twateje ibibazo none twangije umwana wabo byatumye najya nibuka cyane ariko nari mukumbuye nawe kuzabisura kuri botike ko naretse kujya guhaha nsigaye nirirwa hano ndi kwita ku masoko hano aba ari akazi tubonye twari ndi akabutura keza nshaka hano niko mba ndi guhanaguriza imyanda kubera akazi kenshi gukira ni ivumbi ryuzuye kubera akazi usanze irimo gukora amasitwari hanze mbese kugera kuza ku mpamvu barakubujije wapi nibo basigaye bigira birirwa kubera ibibazo byabaye ingerirwa hano abana bari mu mucakara wabo umuyaga n'uguha ukamanura ibyatsi uzi kuba umukozi uzi kumara ariya nawe ni ikibazo mu bibazo ubuze ari mu kugira ngo nanjye bamukoma aho cyangwa ashaka gucuruza mabuja bite bande bite byanyu uri ibibazo mu bibazo turabigabanya bagarura ahubwo mbere nari watetse se zibaze irindi aha gusa nizere ko byari bitazi noneho twakiriye cyangwa mu izina rya Yesu aha gusa nizere ko byari bitazi noneho twakiriye mu izina rya Yesu biri umucuruzi mabuja kundeba nabi yaje kudusura Nino kavuye kureba yani ntabwo yishimiye cyo mama ntabwo yarakaneze neza niko genda mabuja uyu n'umufite bani nakagenda aho kangendo bazasanze presidenta saka mabuja ndazi bahite aha abantu kugaburira abantu bitonda harimo abari ko tumeze neza turi kuganira bigenze bite ibyo mba mbonye batumye numirwa mwana wanjye uramucuruzi se kandi udasanzwe azahana ni birebire ni ibiba bindimo ntabwo wamenya ibiba biri mu mitwe y'abakecuru wa mukobwa we aha ubwo ndabona nta mukozi ufite kwicara ku biro genda umurebe kirajyana iki gikapu se ubu ninde uba wagitaye nkaho koko hari undi utari ko ahandi hari naho sawa murebe amazi n'intebe biryoha ndetse n'akagaruka n'indagemeye akamara amasaha ubundi wa mugani ndamutse ngiyeyo ngasanga uriya mugabo wiwe yamenye ko ari njye watanze uriya muti ubu navayo amahorora ko noneho na Kevin bajya guherekeza we noneho namuhamagaye mba nahamagaye sinzi ibyamufasha arumenya akazi kamugose ariko se ubundi nta n'ikosa mfite njye naratumitse umuntu yarantumye ndamutumikira ubundi se uwajya kureba wa mugani nkareba n'umwuka uriyo nkareba n'uwo mwana Oriane ikintu gishobora kuba singugejeje kure hano ni kure aho nkomeza kwerekeza muganga bike umeze neza ni muganga ni inshuti ya mawe mama Oriane yatashye avuye kwa muganga ari hariya hakarahane ihoho ni umucuruzi hano ruguru ase wagiye ubivuga neza ratani twihoho ntago ndi ihoho yego ihoho ni n'umuntu mwiza arera mu rugo uzagende tumusangayo ihoho wowe ntabwo nguseze ushobora kumva nakaze ko nanjye nasubirayo nareba sabayi ubwo zo kumpamagara ndaguhamagara ushobora kuza guhaha sinzi
Sawa. Sawa bye. Wakoja kudusura. Yeah. Sawa. Sawa. Injira. Ngano niwe Marika. Ngaho. Mumeze mute hano? Mumeze neza. Amahoro. Mwese mwenshi. Mwinshi cyane mwebwe se ko mutari muherutse kudusura. Ntabwo avuga gusa ngo ntabwo twari duheruka. Naraje mperuka ahangaha ariko nasanga atari umwuka mwiza nyine nisubiriraho ndavuga ntabwo naza kwivanga mu bintu by'umuryango cyane ko nanjye nandi kumwe n'ubundi muntu twisubirira mwageze hano twageze ku muryango ariko turahurira na wa mukozi wawe ari kumwe nawe Liliane ariko nyine ndareba mbona ntabwo nyine bimeze neza arananyemera nyine arambwira ati ntabwo mu rugo bimeze neza nshaka ntibiri guhagera ubwo rero niyo mpamvu nigeze aho mwaranageze muramu siko ntakiva hano twese byagenze ntikimpamagara kuva cyagiye narahebye ubundi se byaciyemo basibye nagufashije cyangwa byagenze bite wahora n'iki ko ntabwo byabayiraho igiti cyawe byaciye tuwampaye icyo bari gukora n'icyo uko nifuzaga ko bigenda siko byagenze niba nyine uko ubivuze waraje abantu nako ari kumwe na Liliane niba warabonye Liliane nako kuriya byagenze none se ushatse kuvuga ko Liliane ariwe wanyweye umuti naguhaye niwe wari ugenewe se neza ndavuga ni birebire ntabwo ari wowe wari ugenewe ariko niwe wawunyoye wowe wari wateguye se waje mbere haza Liliane aranywa nyine ni ibintu birebire pe birebire cyane kuva yawunywa nta mahoro ari muri uru rugo birumvikana papa wabo nawe byanageze aho pavuga byose avuga ko yari Liliane yari wari wazina nyine umva nakubwira ngo ntabwo none se basi se umugabo wawe umubwiye ko ari njye wawuguhaye ntabwo azi ngo ni muganga nde azi ko ari umuganga ariko ntabwo azi ari undi gusa nyine ni uko byagenze ese uko ndabyumva gusa nyine ntabwo byagenze uko twabyifuza ariko se Liliane kuriya kuntu ameze njye naramubonye pe kubona umukobwa w'inkumi kuriya ameze kuriya nyine biteye agahinda basi nyuma ya kuriya ameze ntabwo se basi uzamuvuza nyine urateganya icyo urateganya kumukorera gusa nkibaza se wagira ngo uri kubibona gusa nyine biragoye pe biragoye cyane biragoye bizatwara n'igihe kinini ariko kubera Imana bizagenda neza gusa ikintu numva cyihutirwa ni ugushakisha uburyo ki yavurwa agakira kuko aramutse atavuwe ibintu byagera kure natwe twese ugasanga tubigiyemo erega tukanafungwa kuko urabizi nanjye ko ibintu nakoze ubwanjye nta tegeko ribinyemerera mbese nyine bihanirwa n'amategeko urumva ibintu tugomba gukora aka kanya ni ugushakisha ngiye gushakisha amakuru turebe basi nyine ikintu twakora kugira ngo Liliane nyine abe yavuwe ntabwo agira sense ko nyine ndaba nseye
kandi biriya ntekereza ko byatumye ngira umutima mwiza kuko ubu noneho nta n'umuntu ngira nizinanye n'umutima mwiza nagiraga ubu warashize. Ibi nibyo bajya bita mu kinyarwanda ngo umuntu amanika agati yicaye ajya gukamanura agahagarara. Noneho ubu ngiye kuzajya nkamanika amaguru ntabwo nzongera gukamanika kanicaye kugira ngo ninjyana n'akamanura kajya basanga ntihabaze. Ariko se basi nizere ko umuntu twari tugiye gukorera si umuntu uri kumuhamagara umuntu twari tugiye gukorera biriya bintu nyine uwo muntu uri kumwiraje nizere ko atabimenye nyine amenye ngo byagenze gutya amenye ngo ntabyo azi gusa nashaka nabimenye ko nta gihe kinini afite kuko nta mutima mwiza ngifite nta mahoro mama basi se urabona ibintu byabaye nizere ko nta kindi kintu kibi uteganya kuzakora basi mbabarira ibintu by'uyu mwana bibanza biva mu nzira abanza akiri hazakira ariko yakira yagira bitewe n'ahantu ibintu bingeze hejuru yari rashyira ry'umukobwa n'ikintu cyose icyo ari cyo cyose gishobora kwitabwaho noneho ubu nta muntu ufite tuzi ikintu kinababaje n'umugabo wawe yarabimenyeye ndumva nyine ntagarurira gusa aho bingeze ndakubitwa amanywa nijoro n'ubwo aje hano yankubita ntatinya no mu nzira duhuriye yankubita nyine ubuzima mbayemo noneho aho bigeze bumaze kungira igikanda niyo mpamvu nta mpuhwe nkifite n'izina nke yaba naringize amahirwe yanagakira ukabona noneho kumanika agati wicaye nzajya nkamanika mpagara ntangiye kumva ibintu ari nk'ahari njyewe wabikoze pe ntabwo ari wowe numva ntangiye kwishimira amakosa nyine ngewe nabonye uriya mwana ukuntu yari ameze mwana yanjye mpita mu mutima wanjye urandiye nyine ndikanga ndavuga nti ibintu ndi gukeka ntabwo ari ese kuko urya utaramubyaye ntabwo namubyaye nyine n'ibyo ariko ndi umuntu nshobora kwishyira mu mwanya w'umubyeyi ngayishyira mu cyimba cyanjye iriya ni imfura yanjye noneho wumva ukomeza agakanya nta n'amahoro mfite mu rugo umugabo anyura ati umwana wanjye nagakira ndetse no kuba uri buve muri uru rugo nturuva muri muzima ubwa mbere nagiye muri situwasiyo neza nkabura nyine nkumva nta ide mfite ikintu umuntu yakora pe ndumva nanjye bindira ukwiye gutekereza ide njye ndayifite ikintu wakora kandi nzanagikora nta n'uwangishije inama nizere ko atari kibi kuko ibintu twakoze nyine mba numva bihagije ntabwo ari kibi kuko ni ikiruhura umutima wawe ni igiki uzakimenya cyabona gusa wowe ntiwifuza ibyaha nta kibi wakoze njyewe reka nizere ibi bintu byaraho biguma hagati ubwo ni njyewe nawe na wa mukobwa w'inshuti yawe tubizi ko ibintu birimo nizere ko biguma aho ngaho hagati kuko njye ntabwo nshaka kwibona muri gereza nimba ari ikintu imba wapi ndacyari muto rwose ibintu byo gufungwa ntabwo nabyemera ugomba gukoresha uburyo ki ibintu biguma hagati yacu ntihazagire muzabimenya ko njyewe mbirimo ariko wari umeze neza cyameze neza nyine nuko umutima wawe wanjyaga mwibaza se bamarika n'ukuntu turi inshuti ukaba utakimvugisha uzi na diro twakinanye ukaba utarampaye n'amakuru urumva n'icyo kibazo nari mfite pe cyabona nuko mvugira kuri telefone ndabyumva baba bagucunga niyumve katisoni turi kuvugana nawe bicaye kuvugana n'abarozi bakurikira asigaye kwita n'uburozi Imana kabi gaseko nk'aho keza pe iki ubu wabaye umurozi nyine nuko yaje kuba ari umugabo twashakanye kandi ntamukunda ariko araho byageze kamere yanjye mbyunganira numva nakora ikintu kimwe ariko nyine nanone kwigarura ibibazo n'umupira w'umwana nta bindi nshaka kwishyiramo vuba ariko ubundi ubuzima bumeze neza basi okay ufite ibibazo ariko jya wishakamo umuntu ariko umuntu yinjira hariya ku muryango yakureba
agatabona ko ari bitagenda neza muri wowe basi ushaka morale nyine ibibazo byose bibaho ariko bizakemuka iyo abona aramye inzoga yumva neza inzoga nawe hari abantu benshi bavuga ngo inzoga ngo zituma umuntu ngo adatekereza ku bibazo afite ariko n'ubundi muba mwishuka iyo zigushizemo n'ubundi tayari bya bibazo uba ukibifite inzoga rero nta kintu byagufasha ahubwo wowe fata akanya kawe witekerezeho ibibazo byawe urimo rego unabyereka Imana usabe n'Imana imbabazi kuko ibintu natwe twakoze ubwacu birenze ubwenge bw'abantu pe rero ubwo narinciye hano bisa nkaho nari mpanyuze kuko nabonaga ibintu byarafashe indi ntebe itakimvugisha njye ngira ubwoba rero bw'abantu banyanga narinzi ngo nawe waranyanze basi nanjye ubona kandi mpamagara telefone yanjye iriho nzajya guhamagara ariko ubwo ubundi najya zazuba muri Amerika ngende none wa mukozi wawe ntari amazi yo kunywa yamaye kandi izuba riri hano hanze yaribishe ubwo zarahari kanzanya kwihere ntawe umva mwerekeza njyewe nawe pa aho ubundi ntibyoroshye Amerika bumeze gute se igihe ko shatura nyine ko wadise isize ari ibintu cyane isize ari intambara ikomeye noneho ubu nubwo byajya bikara kuzirarira no kuzirebwa none se Oriane ubu ari mu cyangwa ari kwa muganga Oriane satane ndetse mu kanya kashize nubwo navuye kwa muganga kuko ameze ari kwa muganga agize ku kisibasi cyahise kari kwa kundi ntaza wari ntazi uwo ari we ntazi itari cyonyine kamwe muganga uzi kwihangana ntabwo byoroshye ariko hamwe n'Imana twizeye ko bizagenda neza siko yiza akana ke gute abana wibombaritse ngo ni ukuri ngo Imana ibafashe ngo hanyuma se wizera iki kintu kiri hejuru y'Imana nta kindi kintu wizera cyashobora kugukura muri situwasiyo urimo reba igihe wibukira Imana kandi oya ariko ntabwo ubu mu cyo gihe nyibukiye ahubwo nyine rwose nagaruka nari nyibukihari Imana ndayizi hari ibintu ugeramo ugasa naho none wirengagije ariko mu by'ukuri Imana iri hariho hose kandi ibikora kandi bitewe nyine no kuntu nawe ubuzima bumeze bitewe n'inkoni ndi gukubitwa mu gitondo n'umugoroba bitewe n'umwana wanjye uri mu bitaro nzi neza ko afite uburwayi bwo mu mutwe n'ikibazo gutera ubu nta mpuhwe n'izina nke n'akadomo aka ifitiye umuntu uwo ari we wese ese ashatse kuvuga ko mu mabere hari ibindi uteganya kamivuge nicaye neza umunyari by'ubunyumve kugira ngo nkubwire ko aho bigeze aha mu gihe Oriane wanjye kimeze kuriya urugo rwanjye ruri mu marembera nyine nta kintu na kimwe gikora ngo kijye ku murongo ubu nibwo mu Amerika yajya yaza ubu nibwo bajya bambona naho ibyo kumbwira ngo nirogeye umwana ngo ninjye wamwishe ngo ninjye umugize kuriya ndabizi njye ko ari njye wirogeye umwana ndabizi neza ko uburozi ari njye wabuzanye hejuru y'urukundo hejuru y'inkundo ariko simfite gusubira umukozi wamuretse mbega nde uriya mukozi wa pa n'ubu nibwo yajya njyamo kandi nibwo najya naza ubu sasa nibwo nje mu rukundo n'ubugome ubu nibwo ngiye kugaragara uretse kuba narirogeye umwana akaba yarasaze n'undi wese mama wavuze ngo iki mama ibyo bintu mvuze
ibyo nibyo cyangwa ntabwo ari byo ariko mawaro Zoriyani